Turabasuhuje mwe mukomeza kubana natwe mu nkuru zigiye zitandukanye. Tugiye kugaruka ku myanzuro itangajwe na Ferwafa ifatanyije na Rwanda Premier League ku mukino wahuje Rayon Sports na Bugesera, ariko uyu mukino bikarangira utarangiye bitewe n'imvururu zatejwe n'abafana ba Rayon Sports batishimiraga imisifurire y'umusifuzi Ngaboyisonga Patrick wari uyoboye uyu mukino. Mbere y'uko tugaruka kuri iyi myanzuro tureba niba ikwiye cyangwa idakwiye, reka tubanze turebe ibyabaye byavugishije abantu benshi cyane, haba mbere mu gihe cy'umukino ndetse na nyuma yaho, dore ko hari ikintu cyagarutsweho n'abatari bake, yaba abayobozi mu nzego zigiye zitandukanye, abaminisitiri, abanyamakuru ndetse n'abakinnyi ku giti cyabo. Ni ibintu byatangiye ubwo Rayon Sports yandikaga ibaruwa isaba Ferwafa kuba yahindurirwa abasifuzi yari yateganyirije kuri uyu mukino. Rayon Sports ikaba yari yanditse ibaruwa isaba ko Ferwafa yahindura abasifuzi, cyane ko itarishimiye ko aba basifuzi yahawe baza gusifura neza uyu mukino. Rayon Sports mu ibaruwa yanditse ikaba yari yaragaragaje uburyo aba basifuzi bagiye bakora amakosa mu mikino igiye itandukanye. Ikaba yaragiye igaragaza nk'imikino uyu musifuzi Patrick yagiye asifura nko ku mukino wa Vision na Marine wahuje amakipe. Icyo gihe Vision ikaba yari yanditse ko uyu musifuzi yayisifuriye nabi, ibyo Rayon Sports nabyo ikaba yarabishingiyeho ivuga ko hakwiye gusimbuzwa uyu musifuzi. Ndetse no kuri match ya Rutsiro na APR FC aba basifuzi nibo bayisifuye. Match yarangiye APR itsinze ibitego 5-0, bigatuma Rutsiro ihagarika umutoza ndetse n'umukinnyi, ibashinja kugira imyitwarire idakwiye. Muri uwo mukino warangiye APR FC itsinze ibitego 5-0 bitavugwaho rumwe, kuko byavugwaga ko bamwe bashobora kuba bagurishije uyu mukino. Icyo gihe Ferwafa mu ibaruwa yasubije Rayon Sports ikaba yarayibwiye ko idakwiye gukemanga abasifuzi, kuko ariyo ipanga abasifuzi kandi nta kibazo biteje. Bikaba ari ibintu byabanje guteza impagarara ndetse bigakurikirwa n'ibyagiye biba nyuma mu mitegurire ya Bugesera mu mahoteli agiye atandukanye, n'uburyo iyi match yagiye itegurwamo ntibyagiye bivugwaho rumwe. Bamwe bakomeje kubivugaho ubwo usanzwe hategura imikino muri APR FC uzwi nka Eto, nawe yagaragaye kuri hoteli ibamo ikipe ya Bugesera, bikavugwa ko ashobora kuba yagiye kuganira n'iyi kipe. Ni ibintu byinshi byagiye biba mbere y'uko uyu mukino uba, bigatuma benshi bibaza ikiri buze kuvamo. Uyu mukino ukaba warahagaritswe ku minota ya 57 ubwo abakinnyi ndetse n'abafana ba Rayon Sports batishimiraga imisifurire y'umusifuzi Patrick wabimye penalty, nyamara agahita yitanga ku ruhande rwa Bugesera. Ibintu bitishimiwe n'abafana ba Rayon Sports ndetse bagatera amabuye, bagasagarira, ndetse na bamwe mu bari barahonga ku kibuga basaba abakinnyi babo ba Rayon Sports ko bareka gukomeza umukino. Bikaba byararangiye komiseri w'umukino hasabye amakipe gusubira mu rwambariro, umukino ugasubikwa. Nyuma yaho hakurikiye ibindi bigiye bitandukanye, haba ku mbuga nkoranyambaga, mu biganiro bigiye bitandukanye. Ku ikubitiro Minisitiri wa Siporo yahise agira icyo avuga ku byabaye, avuga ko amakuru bayabonye ku byabaye ku mukino wa Rayon Sports na Bugesera, imvururu zabaye. Gusa yibutsa abakunzi ndetse n'abakinnyi ko ibibera mu kibuga bidakwiye gutuma habaho imirwano cyangwa se imvururu hagati y'abakinnyi ndetse yaba na hagati y'abafana. Avuga ko ibibaye byose umukino uba ugomba gukomeza, hanyuma hagakurikizwa amategeko. Ikipe ikaba yasaba ko irenganurwa mu gihe yaba yarenganyije, hatabayeho kuba haba imirwano cyangwa se gusagarira uruhande rumwe. Undi nawe wagarutse kuri iki kibazo ni Minisitiri w'Urubyiruko n'Ubuhanzi mu Rwanda, Dr Utumatwishima Jeanne Paul Abdallah, nawe wifashishije urukuta rwa X akagira icyo avuga ku mukino wahuje Rayon Sports na Bugesera utarabashije kurangira. Yaboneyeho no gusaba urubyiruko guca bugufi mu gihe hategerejwe igisubizo. Akaba yaravuze ku ruhande rw'umufana, uruhande rw'abakinnyi ndetse n'uruhande rw'aba-influencers ndetse n'abanyamakuru, agaruka ku myitwarire ikwiye kubaranga, haba abakinnyi, imyitwarire bakwiye kugira mu kibuga mu gihe baba batishimiye imyanzuro iri gufatirwa mu kibuga, ndetse yagira inama n'abafana kugaragaza ikinyabupfura ndetse n'ubunyangamugayo. Avuga ko bakwiye kuba bagaragaza ubunyamwuga.
Mbere y'uko tugaruka kuri iyi myanzuro itangajwe mu kanya, reka tubanze turebe abakinnyi bo bagaragaje iki ku bijyanye n'imyanzuro yafashwe kuri uyu mukino. Abiganjemo abakinnyi ba Rayon Sports bagiye bagaragaza ibitekerezo n'amarangamutima yabo kuri uyu mukino, arimo nka Aziz Basane Kuranya ndetse n'abandi bagiye bagaragaza ko ibi bidakwiye kubona hakigaragara amakosa nk'aya muri Rwanda Premier League, aho usanga ikipe imwe hariyo iri guterwa ibibazo cyangwa se hari iri gufashwa kugira ngo ibe yatwara igikombe, ibintu bidakwiye ko hafashwa ikipe imwe mu gutwara igikombe. Abarimo Shaibubu wakiniye APR FC nawe yagize icyo avuga kuri uyu mukino. Rayon Sports nayo yakoze itangazo igaragaza ko ibyabaye nayo itabyishimiye, idashyigikiye ko abafana bagaragaza imyitwarire itari myiza nk'iyabaranze, dore ko na perezida uyoboye ikipe ya Rayon Sports Tadeyo nawe yagaragaje ko ibingibi bitari bikwiriye, dore ko no ku kibuga yasabwe kubwira abafana ko bahagarika imyitwarire bagaragazaga ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Rayon Sports ikaba yaraboneyeho kongera gusaba ko habatanga ubutabera mu misifurire, abasifuzi bagakoresha ukuri mu kibuga aho kugaragaza ko hari uruhande baba babogamiyeho. Wabaye umunyamakuru wa siporo igihe kirekire kuri radiyo Rwanda, Marcel Rutagarama we yagarutse ku bafata imyanzuro bamwe na bamwe muri Ferwafa, by'umwihariko kuri Camarade Secretary muri Ferwafa, avuga ko umuyobozi nk'uyu atakabaye agikoreshwa muri uru rwego rwihuta, dore ko uyu mugabo akuze cyane, akavuga ko na Alphonse ubwe umunyentwaro usanzwe ayobora Ferwafa nawe asubiye mu nzego z'ibanze atakifuza umunyamabanga we umeze nk'uyu nguyu, avuga ko ibyabaye i Bugesera atari urugomo ahubwo ari ihohoterwa. Uretse Marcel Rutagarama n'abandi banyamakuru bafite amazina azwi cyane mu Rwanda nabo ntibagiye baripfana, barimo Lorenzo Christian Musangamfura, Joseph Hakuzweumuremyi, Mutesi Scovia n'abandi nabo bagaragaje ubu buryo babona ibyabereye mu Bugesera ku munsi wo kuwa gatandatu. Umunyamakuru Joseph Hakuzweumuremyi we yabanje kugaruka mu buryo umuyobozi wa Ferwafa Munyentwaro Alphonse yatowemo, hizewe ko hagiye kugarura ubutabera ndetse n'ubuzima bwiza mu miyoborere y'umupira w'u Rwanda. Gusa avuga ko uyu muyobozi nubwo yagiyeho afitiwe icyizere, byizewe ko azakoresha ubutabera ndetse azagarura ku murongo umupira w'u Rwanda, ariko agaragaza ko nyuma yaho byaje guhinduka, bigaragara ko uyu muyobozi nawe byamunaniye kuba yayobora neza uyu mupira w'amaguru, asoza yibaza uburyo bizagenda aho ibi bintu byaba bigana, dore ko umupira w'u Rwanda udahagaze neza. Umunyamakuru w'imikino kuri RBA Christian Lorenzo Musangamfura wari uri no kuri uyu mukino, nawe yagize ibyo atangaza mu mboni ze bitewe n'ibyo yabonye kuri uyu mukino. Yagize ati simfite amagambo yasobanura ibi, ntabwo nigeze mbibona mu buzima bwanjye bwose. Ati imiyoborere y'umupira wacu mu Rwanda ukeneye izindi mpinduka. Abarimo Mutesi Scovia nawe yagiye yifashisha amashusho yagiye hashyirwa hanze agaragaza abakinnyi ba Rayon Sports bari gusohoka mu kibuga, hagaragaza nawe uburyo habona uyu mukino uburyo wagenze. Abafana nabo by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga nabo bagiye bagaruka ku byabaye kuri uyu mukino, bamwe bagaragaza bitewe n'uruhande baherereyeho cyangwa se n'uburyo babibona, abandi bakagenda banagaragaza amateka y'uyu musifuzi Patrick, ibyo yagiye akora cyane cyane nko mu 2020 ubwo uyu musifuzi yahagarikwaga imikino ine adasifura, mu kwezi kose yamaze atemerewe kujya mu bikorwa by'umupira w'amaguru nyuma y'umukino yari yasifuye wari wahuje Rayon Sports na Gicumbi. Umukino wari warangiye amakipe yombi hanganya igitego kuri kimwe, umukino utaravuzweho rumwe. Abandi nabo bakagenda bagaragaza ibintu bigiye bitandukanye ndetse bagaragaza ukutishimira imyanzuro ikomeza gufatwa n'abasifuzi ndetse n'imiyoborere mibi iri mu mupira w'amaguru w'u Rwanda. Reka tujye ku myanzuro yafashwe ku bijyanye n'uburyo umukino ugomba gukomeza kugira ngo hamenyekane utsinze ndetse n'utsinzwe. Amakuru yabanje kujya hanze aravuga ko Kalisa Camarade usanzwe ari sekreteri wa Ferwafa ashobora kuba yasabwe gusezera, akaba yakwegura kuri uyu mwanya hagasimbuzwa undi ugomba kuza akamusimbura muri uyu mwanya.
Amakuru akaba avuga ko aya makipe ashobora kuba yahawe imeri amenyeshwa ko uyu mukino uzasubirwamo, bivuze ko ibyabaye cyangwa se rezilita zari zabonetse zabaye imfabusa, kuko uyu mukino uzasubirwamo bagahera ku munota wa mbere ndetse nta n'abafana bazaba bahari kuri uyu mukino. Ni amakuru yagiye hanze akaba avugwa ko Ferwafa iraza kubitangariza abantu muri rusange nyuma, gusa amakipe yaba yohererejwe imeri asobanurirwa uburyo uyu mukino uzasubirwamo. Hakaba hateganyijwe ko amakipe nayo azagaragaza uburyo yakiriye uyu mwanzuro wa Ferwafa ndetse na Rwanda Premier League. Ingingo ya 15 mu mategeko y'umupira w'amaguru ivuga ku mutekano ku kibuga. Igaragaza uburyo iyo habayeho imvururu biba bishobora gukemurwamo. Ingingo ya mbere ivuga ko ikipe yakiriye umukino niyo ishinzwe umutekano w'abakinnyi, abasifuzi ndetse n'abitabiriye umukino. Ivuga ko kandi niba habaye imvururu ziturutse ku bafana ikipe yakiriye hari ibibazwa. Gusa kandi haba hari ibihano biteganyijwe bishobora kuba kimwe muri byo: gukinira ku kibuga kitari icyabo cyangwa se nta bafana bahari, cyangwa gutakaza amanota cyangwa gutsindwa, bivuze ngo guterwa mpaga bitewe n'uruhande rwaba rwateje ikibazo, ese yaba ari abafana cyangwa yaba ari abakinnyi b'ikipe imwe runaka, bigaterwa nanone na raporo yatanzwe n'umusifuzi, komiseri w'umukino ndetse n'ibyatangajwe n'abashinzwe umutekano ku kibuga. Bikaba byitezwe ko iyi myanzuro yafashwe iri butangarizwe abanyarwanda muri rusange, bakamenyeshwa uburyo uyu mukino ugomba kurangizwamo, hakaboneka ikipe itwara amanota 3 n'indi iri butware ubusa bitewe n'umwanzuro uraba wafashwe, niba umukino uri busubirwemo cyangwa se niba uri bukomereze aho wari ugeze, dore ko ikipe ya Rayon Sport itikuye mu kibuga, ahubwo komiseri w'umukino wari wafashe umwanzuro ko umukino ugomba guhagarara, abakinnyi bagasubira mu kibuga ukazasubukurwa nyuma. Wowe ukomeje kubana natwe kanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona inkuru zigiye zitandukanye zigezweho.